zaburi ya mbere, ubwo igice cya mbere muri rusange zaburi ya mbere yose ndatekereza twahageze. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditswe ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hanyuma munyemerere dukomeze muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7 gusa. Yeremiya 17:7 aranditswe ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi umugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Munyemerere igice cya nyuma ariyo ntego y'igiterane cyacu cyangwa se igitaramo, dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 17. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 17 aranditse ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Haleluya. Amen. Hano ndi guhura n'umuyaga mwinshi, muranyihanganira. Abinyuma muri kunyumva? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abaririmbyi bamaze kuturirimbira indirimbo nziza cyane, baravuga ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora, ngo urancishe mu nzira zo gukora ibyo ushaka. Haleluya. Ese buriya iyo abaririmbyi baririmba tuba twumva amagambo kurusha injyana? Bariza mugenzi wawe ngo bawumva amagambo kurusha injyana. Amen. Yogana ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo gushinga imizi muri Kristo. Haleluya. Haleluya. Gushinga imizi muri Kristo. Amen. Wakibaza ngo sinzi niba hano twese tuzi imizi icyo ari cyo, cyangwa se imizi y'igiti icyo ari cyo, ariko kuko abenshi twakuriye muri Kigali, sinzi niba twese dusobanukiwe ngo imizi cyangwa se imizi y'igiti muri rusange, imizi ni iki? Kandi abantu dusobanukiwe imizi icyo ari cyo. Navukiye muri Kigali. Ego. Numvaga hari abantu benshi tutazi imizi icyo ari cyo, ariko Imana ishimwe ubwo tubashishije twese tukaba dufiteho icyo tubiziho. Hanyuma munyemerere duhere ijambo ry'Imana twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 17. Aha Pawulo yasabiraga itorero ry'Abefeso nk'uko hano babivuga, arimo ababwira ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Haleluya. Haleluya. Urubyiruko haleluya. Ababyeyi haleluya. Abapapa haleluya. Shimye Imana ko twese turi hano
kandi turi abakristo. Hanyuma icyo Pawulo yifuzaga kubwira Abefeso kwari ukugira ngo bashore imizi muri Kristo, nk'uko hano twabisoma. Amen. Ninjya gusobanura gushora imizi muri Kristo byasaba ubusobanuro bwinshi, ariko ubwo dusobanukiwe imizi biroroshye no gusobanukirwa gushora imizi muri Kristo. Amen. Sinjya gusobanura ngo Kristo n'uyu, ngo Kristo n'uyu, kuko ndatekereza ko twaje hano twese tuzi Kristo wari. Haleluya. Hanyuma tugiye kureba ngo gushora imizi muri Kristo, k'umukristo muri ubu buzima, nk'urubyiruko muri ubu buzima, nk'ababyeyi muri ubu buzima, nk'abapapa muri ubu buzima, nk'abantu bakuze dufite. Ese gushora imizi muri Kristo mu gihe cya none birashoboka? Tuganire. Birashoboka. Tuganire rubyiruko, birashoboka. Ababyeyi birashoboka. Abapapa birashoboka. Haleluya. Amen. Hanyuma nakunze ijambo twasomye, ntabwo ndi bubatindire. Ijambo twasomye muri Yeremiya 17:7 kambasubirire. Haranditse ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera, Uwiteka akamubera. Muraza kwihangana turi bujyane, gusinzira ntibiri bukundi, sibyo? Turi bugende tujyana kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Ngo kuko azahwana n'igiti, haleluya, gazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo gishorere imizi mu mugezi. Ngo icyambere ntikizatinya amapfa nacana. Icya kabiri ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ngo ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, ngo kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Gushora imizi muri Kristo biracyoroshye. Amen. Iyo ndimo ndigisha mba numva nasobanuraho Kristo gato. Reka tumusobanurireho gato. Iyo tuvuze Kristo twumva iki? Tuganire. Iyo tuvuze Kristo twumva iki? Urubyiruko, iyo tuvuze Kristo twumva iki? Twumva Imana, twumva byose. Reka nakira abantu batatu. Ndahera kuri umuyobozi. Ibyo byose ni muri korali, ase n'uyihagararira. Bamumere mikro atubwire ngo iyo tuvuze Kristo twumva iki? Ukabaho neza ubuzima bwawe bwose. Zirahari, tujya duhura nazo. Urubyiruko duhura nazo. Kuki tutazinyura? Tuganire kuki tutazinyura. Ntabwo mbona kuki tutazinyura. Nuko twashoye imizi. Imana imumugisha. Umuntu washoye imizi muri Kristo ntagira ubwoba bw'ibihe. Ntagira ubwoba bw'ibizaza, ahubwo yizera Kristo kuko ariho byiringiro bye. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana twasomye muri Zaburi ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo nahagarare mu nzira, ngo yicarane ngaho amategeko y'Uwiteka, ngo kandi amategeko ye ngo azahwana, ngo cyera imbuto, ibibabi byacyo icyo azakora cyose. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo mubwire ngo icyo uzaramburaho ukuboko ushoye imizi muri Kristo azagira umugisha. Ndagira ngo uyu munsi mbamara ubwoba, Kristo aracyari muzima. Haleluya. 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 Kristo ni muzima. Kwa rukundo yadukunze ajya kudupfira ku musaraba, habuze uwo kuducungura. Uyu munsi aracyadukunda. Urwo rukundo muri ibyo ruvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo azigera ashira imbaraga. N'urukundo rwa Kristo ruzigera rukama imbaraga zayo. Nidushora imizi muri Kristo tuzabaho. Nidushora imizi muri Kristo ntituzabaho ubuzima bwa none, tuzabaho n'ubuzima bw'iteka. Umva ikintu gitandukanye kuba washora imizi muri Kristo no kwishora ahandi. Ibi ni ibyo gusa. Ariko ngo twebwe icyo turusha abantu
nuko tuzaragwa ubugingo bw'iteka. Haleluya. Tuzaragwa ibi tubona, ibi twumva. Urubyiruko rugenzi rwacu rutubwira ngo iyo murebye mbona udakwiriye kubuta umwanya mu rusengero. Tujya tubibwirwa kenshi. Iyo murebye mbona ibyo bintu byawe byabyara umusaruro. Ukumeze izo mpano ufite zose mbona wazibyaza umusaruro. Niko twasomye ijambo iratubwira ngo icyo giti ntikizatinya amapfa nacana. Haleluya. Ntabwo tuzahungabanywa n'imiyaga. Ntabwo tuzaterwa ubwoba no kuvuga ngo ubwo tutari hariya ubuzima burarangiye. Ahubwo twizeye Kristo ntazatureka ngo twandagare, azaturamisha amaboko yiwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ariko ndagira ngo bibaze iki kibazo. Ese nshoye imizi muri Kristo? Iyo twibaza iki kibazo ntabwo tubyibaza kuko ari ijambo twasomye cyangwa ari intego twari dufite, ahubwo turakibaza muri ubu buryo, mu buryo bw'ibikorwa. Ubuzima mbayemo ni igihamya cy'uko nashoye imizi muri Kristo. Ese abakobwa, ubuzima tubayemo ni igihamya cy'uko twashoye imizi muri Kristo. Ese abasore, ubuzima mubayemo uri igihamya cy'uko washoye imizi muri Kristo. Aba mama, ubuzima tubayemo turi igihamya cy'uko twashoye imizi muri Kristo. Ese aba papa, ubuzima mubayemo muri igihamya cy'uko mwashoye imizi muri Kristo. Imana itugirire neza. Nusanga ubuzima bwawe atari igihamya, ntabwo urashora imizi. Ntabwo kuba tuzi Kristo ari igisobanuro cy'uko twashoye imizi. Kuko niba tumuzi, ibibazo byaza tugaca izindi nzira, tukicira inzira, ntabwo turashora imizi. Niba tumuzi, minerivare zabura tukajya guteka imitwe kugira ngo ziboneke, ntabwo turashora imizi. Niba tumuzi, abakobwa imyambaro yabura, gusa neza byabura, n'ibindi byinshi turabikunda kandi nibyo. Kuba umukristo ntibisobanuye gusa nabi, ibisobanuye n'ibindi byinshi. Ariko niba tubibura tukajya kubishakira ahadakwiriye, ntiturashora imizi muri Kristo. Imana itugirire neza. Niba hari ibyubura ugaca izindi nzira, ntabwo washoye imizi muri Kristo. Abiringiye Uwiteka utabashika ahubwo iteka. Ese koko twashoye imizi muri Kristo? Ndibaza nawe wibaza. Hanyuma niba hari aho wateshutse, humura, Yesu aracyagukunda, aracyadufitiye imbabazi, urukundo rwe ntirwigeze ruhinduka, aracyateze amaboko. Twagaruka tukamubwira ngo tubabarire, twagaruka tukamubwira ngo twaciye izindi nzira, twagaruka tukamubwira ngo twibagiwe abo turibo, twagaruka tukamubwira ngo twatanye izindi nzira, twakoze ibisa n'iby'abandi, ariko ongera utweze, utubabarire, udutungane. Tugiye gusenga Imana.